turabakiriye mu kiganiro The Barbara Show. The Barbara Show ni ikiganiro gihuza urubyiruko n'abakuze cyifashishije ingero zifatika z'ubuzima kugira ngo zihindure ubuzima bwabo cyangwa imyumvire yabo. Turagushimiye rero ko udukurikiye aho uri hose. Turagushimiye nimba udukurikiye kuri Facebook, nimba udukurikira kuri YouTube, kuri Instagram. By'umwihariko turagushimiye kuba ukora subscribe kuri The Barbara Show kuri YouTube. Turagushimiye kandi ko buri gihe ukurikira ibiganiro by'Isibo TV aho turimo turacisha iki kiganiro, kandi nukuri biratunezeza iyo tubona mutubwira uko ikiganiro mukibona. Uyu munsi rero ni umunsi turi buganire ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya virusi itera sida. Tukaza kureba muri rusange dushingiye ku buhamya bw'umuntu ubana n'ubwandu, uko umuntu ashobora kubana n'ubwandu, ukuntu yabana na virusi itera sida akabaho agatera imbere, amateka y'ubuzima bwe agahinduka. Virusi itera sida akenshi abantu bakunze kuyandura, ikabatera ipfunwe, ikabatera isoni, ikabatera n'ubwoba bw'ejo hazaza, ariko nkuko muri bubyumve ntabwo ariko byakabaye, kuko ubu ngubu ubuzima tubayeho, iterambere, technology, hari byinshi byiyongereye biduhesha amahirwe kuruta amahirwe ababayeho mbere yacu bari bafite. By'umwihariko rero uyu munsi twatumiye umugabo ushatse, arubatse, yitwa Japhet Ntibimenya. Japhet Ntibimenya ni umucuruzi, we na madamu we n'abana be bafite ubucuruzi bwa atelier, baradoda, badodera ibigo by'amashuri, badodera ibigo bitandukanye. By'umwihariko kandi akaba ari n'uwo bita peer educator president, akuriye aba peer educator cyangwa se abakangurambaga muri bagenzi babo mu muryango witwa We Act for Hope. Japhet rero ari butuganirize ku buzima bwe uyu munsi kugira ngo bibashe kuduha ibyiringiro ndetse no gutekereza neza ejo hazaza, kandi ko kubana na virusi itera ubwandu bwa sida atari yo maherezo y'ubuzima bwawe cyangwa se n'undi wese waba udukurikiye. Japhet turakwakiriye, urakoze cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu, turagushimiye. Turabyishimiye kuba mwadutumiye mu iki kiganiro. Yego. Wamenye ko wanduye virusi itera sida ryari? Nabimenye mu 1997. Muri 1997. 97. Ni kera? Kera. Ni kera. Ukibimenya wifashe ute? Nkibimenya hazama koba gake. Yego. Ariko naje kwiyakira. Waje kwiyakira. Kubera ko babanje gupima umufasha wanjye ni wari urwaye. Bayimubonamo. Ngiye nari ntaripimisha. Ubwo muganga aramaze kutubwira ko arwaye. Umufasha arambajije ati ubu se ko tugiye gupfa abana bacu bazabaho bate? Ikintu cya mbere cyaje mu bitekerezo byanyu n'urupfu. Urupfu, noneho abana aho bazasigara. Nicyo cya mbere cyatubayeho. Yego. Uvuze ko n'umufasha wawe yarwaye. Nk'umuryango rero kubyakira ndumva byaragoranye. Twarabyakiye kuko nta kundi byari kumera. Yego. Ni indwara, uretse ko icyo gihe yari indwara ikabije iri kwica, nta n'umuti, nta rukingo wa mugani, ariko aho bigeze ubu ngubu ntabwo biteye ubwoba cyane. Hari niyo mpamvu mbona benshi babyishoramo batazi iyo bajya nibava, kubera ko twagize Imana, umubyeyi wacu w'igihugu akadushakira imiti yo kutugabanyiriza ubukana. Hari ikintu uvuze muri icyo gihe, abantu benshi barapfaga kandi nta miti. Imbogamizi mwahuye nazo icyo gihe muri 1997 n'izihe? Harimo izi miti birumvikana, ariko harimo izi miti nk'umuryango. Umudamu wanjye yararwaye cyane ibyuririzi. Nta kibazo nari mfite ku mubiri wanjye. Umudamu wanjye niwe waje kurwara kuva muri 1997, 98, 99, muri 2000
arasinzira. Ubu rero amaze gusinzira nahangayitseho gato, yego, ariko nkavuga nti ibyo ari byo byose Imana iri kundeba izamfasha, kandi koko yaramfashije. Tuhageze muri 2004 tubona imiti ihagarika. Mwatangiye gufata imiti muri 2004 kuva muri mu kwezi kwa karindwi. Kuva muri 1997 kugeza 2004 nta miti mwafata? Nta miti njyewe nigeze mbona. Uno mufasha wanjye ntawe yapfuye utaraboneka. Habayeho impinduka nyinshi mu muryango wanyu rero muri icyo gihe? Impinduka yabaye nuko njye nagumye kugira ubuzima. Yego. Ariko umufasha yarasinziriye, mbasha kugumana abana yansiganye. Yagusiganya abana bangahe? 6, ariko agato muri bo karamukurikiye kuko kari karavukanye ubwo bwandu. Uyu munsi urabona ko umaze imyaka myinshi ubana n'ubwandu. Ni ibihe bintu wishimira ko ubugejeje uyu munsi? Ikintu nishimira cyane, nshimira ubuyobozi bwacu bw'igihugu, umukuru w'igihugu na madamu we, batwitaho buri munsi badushakira inkunga zo kurengera izi fubyi zavukanye ubwo bwandu, ba nyina barapfuye, base barapfuye. Icyo nicyo nishimira cya mbere, kandi nkaba nkihagaze nkireba kuko mfata imiti neza. Kwiyakira ni ikintu kimwe Japhet, sibyo? Kwiyakira ko ubana n'ubwandu ni ikintu kimwe, ariko gutinyuka kubiganira, ubutumire nk'ubu tukabuguha ukaza ukemera ko waduha ubuhamya bwawe ni ikindi. Hari abavuga bati genza abana n'ubwandu nicecekere nifatira imiti yanjye mu ibanga, ariko si ngombwa ko bimenyekana ahantu hose. Hari n'abandi bagira ubutwari bwo gutinyuka gusangiza ayo makuru. Ubona impamvu ituma abantu batavuga ayo makuru ari iyihe? Abenshi ntabwo babyakira kimwe. Uko njye nabashe kubyakira, nabonye ko mbibwiye umuntu ntacyo yantwara, keretse wa wundi umpa imiti. Mbimubwiye akavuga ati ufata imiti nabi, wakintuwe, umuti upfusha ubusa, nkaba nkorera ubusa. Nawe wowe kugira ngo umenye uko mpagaze, ukabyumva, ukagenda, ntacyo babimbwiye. Cyangombwa ni ukumvira umuganga unyitaho, inama ze, ubujyanama bwe gusa. Naho undi wo hanze we kunseka, ibyo ni ibyawe. Ubuzima ni ubwawe. Ni ubwanjye. Upfa kububayeho neza. Neza. Okay. Ariko ikindi kintu nabonye Japhet, abantu bakuze imyaka yabo iri hejuru, ubona bo batinyuka kubivuga, ariko urubyiruko rwo mu myaka yanjye n'abari munsi yanjye ntibabivuga. Ibyo ni kuyihe mpamvu? Impamvu urubyiruko abenshi bari iki gihe, abenshi bavukanye ubu bwandu. Abo mu myaka yacu bavukanye ubwandu. Mu kuvukana iwabo bananabahisha ko babana n'ubwandu abenshi. Imiryango bavukamo. Cyangwa bakaba barasigaranye n'indi miryango, ababyeyi babo barasinziriye babizi, bakanga kubibasobanurira. Nabimenyeye ntiyakire neza. Ni shoke. Biramutungura. Ariko iyo ari umunyabwenge, iyo azi ubwenge, ariyakira, kuko njye mbona ino ndwara uretse ko yishe abantu mbere, ariko ubu habonekeye imiti igabanya ubukana, abantu bariho neza, igihe kirisunika. Ntabwo twagombye kuba tukiriho, imyaka tuyimaranye, tuba twarasinziriye, ariko turacyahumeka. Hari ikintu uvuzeho kandi cy'ingenzi, ikintu cyo kuganira mu miryango, ababyeyi baba banduye bakabimenyesha abana,
cyangwa abana baba banduye akaba yabibwira inshuti ze, uretse ko urubyiruko ruriho noneho ubu ngubu hariho ba bandi bavukanye ubwandu bashobora kwanduza abandi bangana nabo binyuze mu mibonano mpuzabitsina. Ni iki wabwira bene urwo rubyiruko? bo bagira shoke, ntabe yatinyuka kubwira mugenzi we ati mbana n'ubwandu. Mugenzi we ashobora no kubyumva akagira n'ubwoba, ngira ngo batinya ubwoba gutabwa. none akaba yavuga ati uriya muntu nashaka kubonana nawe mu mibonano mpuzabitsina none ararwaye. Hakabaho n'undi ushobora kutabyumva, urambesha, ntabwo urwaye, niki cyabimbwira. Hakabaho n'abandi babwira bagenzi babo kugira ngo babimenye, kamubwira ati tuzabanje tujye kwipimisha. Bajya kwa muganga bagasanga umwe ni negatifu undi ni positifu. Ko urukundo rwabo ndumva bwo ahenshi ruhagarara, uretse ko hari abiyahura. Hari n'abiyahura. Abiyahura hari ushobora kumenya ko urwaye ikamunanira kubyakira, akavuga ati ngewe riki, bavuga ngo ni ibicurane. Umuntu yumvise ngo sida ngo abaye ibicingo ni ibicurane. Ariko ngira ngo n'imyumvire yo kuvuga ngo sida ni ibicurane. Sida isigaye imiti turayibona, abantu barayibona mu buryo bworoheje kuruta igihe cyanyu, ariko sida iracyari sida. Iracyari sida, irakomeye, kandi sida ikeneye kwirindwa. Ahubwo igomba kwirindwa, buno nibwo yagombwe kwirindwa cyane cyane, kugira ngo ubwandu bwiyongere bukagabanyuka. Ariko birabaje kubona wasanga aribwo biri kuzamuka, imibare iri kuzamuka kurusha kera tutari tuzi byari byo. Ariko ubu ibintu birasobanuka, amateleviziyo ariho, ibiganiro birahita hirya no hino. Sinibaza impamvu yabikizamuka bitewe n'imyumvire mibi ku rubyiruko. Ariko si urubyiruko gusa, n'abakuze barimo badashobora kwihanganira izo ngeso, udashobora gutinyuka kubwira mugenzi we ati mbana n'ubu bwandu unyihanganira. Hari abashakanye amenya ko abana n'ubwandu akabihisha mugenzi we, n'imiti ayifata ntayimwereke. Afata imiti ayifata ntayimwereke, ariko ubwo ni ukwica mugenzi we. Ni ubwicanyi. Mukangurira abantu rero kubiganira. Dukunze kugenda mu ngo nka twa peretikateri kugira ngo ugere mu rugo rw'umuntu utinyuke kumubwira icyo kiganiro biva kuri. Muraganira, mugaca hirya, mugakebaguza, ukaza kumubwira ariko se muvandimwe, mwashobora kuza ngo tubereke inzira y'ukuntu umuntu abaho igihe kirekire. Ugiye kwipimisha ukamenya uko uhagaze, akaba gutera ishoti ati ntabwo ndwaye, simbyumva. Akaba n'ukumva wa wundi ufite imyumvire myiza atese nzamenya nderekeza he, nzagenda mvuga ngo iki. Ukamubwira uti uzaze nzakuyobora, nzakwerekaho, nzakujyana, bazakwakira kandi ntawe uzakuvuga, nanjye ubwanjye sinzakuvuga. Nuko dushobora kubona bamwe tukabageza ku mavuriro yacu twivurizaho. Yes, urakoze cyane Japhet. Nkuko Japhet yari arimo abitubwira kandi turimo gukora ibi biganiro, turakomeza kubibutsa ko muri iki cyumweru ku itariki ya mbere z'Ukuboza aribwo hari umunsi mukuru mpuzamahanga wo kurwanya virusi itera sida, ndetse no gukora ubukangurambaga kugira ngo twese dufatanye hamwe
dusenyere ku mugozi umwe wo gutsinda virusi itera ubwandu bwa sida. Muri aka kanya rero tugiye gufata pause gatoya kugira ngo mubone kwamamaza gutambuka. Turagaruka dusoza kino kiganiro na Japhet atubwira ibindi bijyanye no kumenya uko wakwifata n'uko wabaho kandi ubana na virusi itera ubwandu bwa sida. Tubahaye ikaze nanone ku kiganiro The Barbara Show. Turakomeza kubashimira ko mukurikirana kino kiganiro ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ariko no kuri Isibo TV. Uyu munsi turimo turaganira na Japhet. Japhet ni umwe mu babana na virusi itera ubwandu bwa sida. Tuzirikana ko muri iki cyumweru ari cyumweru harimo itariki yo kuzirikana umunsi mpuzamahanga wo kurwanya virusi itera ubwandu bwa sida. Twese rero dufatanye hamwe, twese dushyira imbaraga hamwe kugira ngo turwanye iyi virusi. Nkuko Japhet yararimo abitubwira, sida irakomeza kwiyongera, imibare irakomeza kwiyongera, nyamara turi mu iterambere, nyamara imiti yarabonetse ariko imibare ikomeza kuzamuka. Japhet, urumva ari iki twakora? Hagomba gukomeza ubukangurambaga. Yego. Hirya no hino mu gihugu, mu baganga babishinzwe, yego, abaperedikateri, ndumva nta ivuriro na rimwe ridafite umuperedikateri urihagarariye. Yego, abaperedikateri bakora iki? N'abakorerabushake. Nta mushahara dukorera. Yego. Tunkunu kugenda wagira nko mu rugo ukabigisha ko bagomba kubaho mu mirire, mu kurera abana, nuko bazamuka bakagera ku kigo nderabuzima bakipimisha. Ukwemereye mukajyana. Uwanze ntabwo wamushyira mu mugozi. Ariko icyo gihe ubuyobozi bugumya nabwo gukangura, yagira akazumva akazagenda akipimisha. Ubukangurambaga rero bukomeze, abantu bamenye ko sida ntaho yagiye. Sida irahari, nta naho yagiye, nta rukingo, nta n'umuti, ahubwo hari imiti igabanya ubukana bwayo. Ni ukuvuga rero ko tugomba kuyirinda uko ariko kose. Abayifite bagashobora kurinda na bagenzi babo kugira ngo batayandura. Babikora gute? Gutinyuka kubwira mugenzi wawe kufite icyo kibazo. Wabona tinye kubimubwira, ukamubwira uti fata agakingirizo ndumva ubikeneye. Yakanga ukamubwira uti ntabwo njya mbonana n'umuntu utikingiye. Ndumva iyo ari inzira nyakuri yo kurwanya ubwo bwandu kugira ngo bwongere buzamuke nka kera tutarabona ino miti itugabanyiriza ubukana. Hari ikintu wavuze kandi ukomeje kugarukaho, ikintu kigendanye no kuganira, gutinyuka kuvuga, kuganiriza abo mubana, kuganiriza uwo mwashakanye, kuganiriza abana. Hari icyo bifasha, hari icyo bihindura. Iyo umuntu aganiriye akavuga ubuhamya bwe, ni iki gihinduka mu buzima bwe? Ngewe byarampinduye, byatumye nkomera, mbona mvugaga ubuhamya mu aka gatabo. Byarankomeje cyane. Naragasomye, karasohotse kuri trake, ngasomye n'udutabo twinshi bari byo twitangira. Duha abantu babona ifoto yanjye iriho, basoma, bituma ngewe ngira intege
nibwo twari dutangiye imiti abenshi bayanga ngo iricana, ariko njyewe yangiriye akamaro kuko hari ahantu nari ntuye mu Gasata bita muri Nyamabuye, kuva ku muhanda kuri kaburimbo kugera mu rugo ntagendaga nk'iminota 30, ariko ubwo natangiraga imiti hashize nk'icyumweru numvaga mfite agatege, uko buca nkumva mfite agatege, uko buca nkumva mfite agatege, kugeza ubu numva ko umubiri wanjye rifuru nta kibazo ufite. Ubwo rero nta cyatuma ntabwira abandi ko bagomba gukomera k'urwo rugamba. Ni urugamba rukomeye, ni urugamba utari urw'amasasu, ariko hari n'amasasu, ni urugamba rukomeye. Iyo ufite rero Yesu umwiringiye, nawe akakurambika ibiganza byera, urakomera. Ukubajije ukamubwira. Yego si ngombwa kugira ngo ugende ubwiriye abahisi n'abagenzi, ariko iyo ubonye umuntu abikubajije urabimubwira. Umuntu yakubaza ati ko Shafiti ko bambwiye kubana na sida, yimbana nayo ntacyo urantwara, ntabwo urankubita ngo nta n'uburenganzira ufite bwo kunkura aho ngaho ngo imuka wa sida. Urakoze cyane. Uvuze ku kintu kijyanye n'akato, hari uburyo ukivuzemo. Hari ukuntu abantu bibwira ko iyo bavuze ko babana n'ubwandu bashyirwa mu kato, bagashyirwa ku ruhande, ariko biterwa n'uko umuntu yiyakira cyangwa uko umuntu yiyumva. Ntabwo wigeze ushyirwa mu kato wowe cyangwa ngo abantu bagutinye? Yewe nkiri mu cyaro mu giturage, nibwo hari abantu twabanaga dusangira, bajyaga bagenda iwanjye, umudamu arwaye mbona barahacitse n'ibirenge. Yego, ibyo ni indi nkuru ntanayivuga, ikazajya ikomeretsa twabanaga. Yego, ariko ndakumva. Ntibibura rero ko abantu bagutinya. Ntibibura, ariko wowe iyo uhagaze ushikamye ntacyo bigutwara, cyane cyane ko bitavuga urupfu. Ntabwo kurwara bivuga urupfu. Ntabwo sida irica, ariko ubu ntabwo bikivuga ko uhita upfa. Oya ubu ngubu twabonye umubyeyi atuzanira imiti aritanga. Nizeye ko muri ibi bihugu bidukikije hari twabatanze. Nuko dufite rero ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bwita ku muturage uwo ari we wese, ko atakwicwa n'indwara, bafite ubushobozi bwo kuyihagarika ubukana bwayo. Dusoza kino kiganiro, twatangiye tuvuga ko ufite ubuzima, madamu yaritahiye, ushaka undi mudamu, ubuzima bwawe bwarakomeje, ufite atelier mukoreramo. Unyemerere tuvuge warongeye urashaka? Hano ngenda ndashaka. Wabitinyutse ute kongera gushaka? Ukuntu nabitinyutse, naganirije ubwo twashakanye. Yego, kuganira ni ikintu cy'ingenzi. Tubiganiraho. Abe yari umudamu unanutse kubera imirimo yakoraga, abantu bazi ko arwana n'ubwandu. Hari ukuntu abantu bareba umuntu rero gusa bagapimisha ijisho bakavuga, ariko siko byari biri. Ngiye naje kumufata, kunatinyutse kumubwira ko mbana n'ubwandu. Ntabwo wari ufite ubwoba ko ashobora kukubenga? Kuko hari urubyiruko rwinshi baba bafite ubwo bwoba. Nawe ashobora kuba yarazi ko arwaye inda, kandi atarwaye, ahubwo yarashobora kuzayandura azi ko yarasanzwe urwaye. Ariko kubera ubwumvikane twaraganiriye, tujya kwa muganga, njye nari mbizi ko ndwaye, naranayimubwiye, baradupima dusanga ni muzima. Ubwo rero turibana, turabasaza, ntitukeneye imipira. Yego.
turubahana tumaze gushingira abana. Mufite abana bangahe? Tuba dufite abana 10. Tumaze gushingira 7 ngira ngo baze kurongorwa no kwigurongorwa. Harimo umuhungu umwe, abandi n'abakobwa, dushikaje abakobwa 3. Wow. Uri sogokuru? Mfite abuzukuru. Mfite abuzukuru bagera muri 14 ahari. Wow. Ubuzima bwarakomeje. Kino uwo mudamu wanjye kandi nta kibazo gihari kuri twe n'abana bacu. Byose bigaruka ku myumvire abantu bafite. Ku myumvire abantu bafite. Yes. Dusoza iki kiganiro rero, ndagira nti abantu bashake kumenya uko bahagaze. Abantu bashake kumenya uko bahagaze, nibamara no kumenya uko bahagaze ntibabigire ubwiru, ntibabigire ibanga. Babibwire abo mu muryango wabo kuko bishobora gukiza ubuzima bwabo. Ubundi iyo uvuze ikintu urabohoka. Umutima sinzi mwe muri abana. Yego. Mbona ibintu twahuye nabyo muri za 94. Yego. Abantu bagiye babana n'ibintu bamwe bafunzwe imitima ikabarya, ariko kivuze arabohoka agatinyuka. Nawe rero uvuze uti muvandimwe ngiye nagiye kwa muganga basanzemo ubwandu, basanzemo virusi itera sida. Nzifata nte, nzabigenza nte? Yatangira kugunga uwo uramurika. Ntawe ubura umukarabya. Ntawe ubura umukarabya. Yego. Hari inshuti kubera inshuti ukaganira ugaturira utangira imiti bayitangira ubuntu mbere barayikuraga. Genza umuntu mu Gisenyi, umudamu we twatangiranye imiti kuri trake, bari bafite amakamyo, umugabo yarapfuye gamaze gushyira. Umugore twaraganiriye hariya arambwira ati ino miti zigiye. Pasi ngiye muri detail ukuntu baguraga iyo miti naba nivanze, ariko yarahendaga. Ariko igihugu cyacu kubona cyemera kikagutangaho amafaranga angana kuriya, ukabona imiti y'ubuntu. Ukabona imiti noneho ukaba umunebwe ukayinywa nabi. Hari n'abayika mwabo urubyiruko turi kuvuga, hari abo usanga barazonzwe, wagera ugasanga iri munsi y'uburiri arayihisha ntayinwa, yarazonzwe. Tujya tubabona hari iwacu baje bamurandase, ariko ko dufite ivuriro ryiza iwagite bahita bagukaruma ukajya uza kunyweraho, bakakaseringa, bakanga bakakuganiriza. Iyo ubonye wongeye gusubira ku buzima ntabwo wakongera gukinisha ayo magara. Yes. Turagushimiye cyane Japhet ku mwanya wawe duhaye, no kuba wadufunguriye umutima wawe ukaduha ubuhamya bwawe, ukatuganiriza urugendo wafashe n'umuryango wawe. Ngira ngo abadukurikiye hari icyo bibunguyeho. Nimba uyu munsi uri sogokuru, ufite abana, ufite abuzukuru, ushingiye inshuro 7, hari ibyiringiro. Turashimiye rero namwe mwakurikiye ikiganiro The Barbara Show. Uku kwezi kukuboza, tariki ya mbere ni tariki mpuzamahanga yo kuzirikana ubwandu cyangwa se kurwanya virusi itera ubwandu bwa sida. Tukaba rero tubakangurira gutinyuka ukajya kwa muganga kipimisha, warangiza kumenya uko uhagaze, ukamenya n'uko ubaho ubuzima bwawe. Iyo utazi uko uhagaze neza ntumenye uko ubaho n'ubuzima bwawe, wamenya n'uko uhagaze usanze waranduye virusi. Ni usanze waranduye virusi, hita wihuta kuramira amagara yawe. Ihutire kuramira amagara yawe, kuko nkuko Japhet yabivuze mwabyumvise, sidirica, ariko kubera ubuzima tubayemo n'igihugu turimo n'imiti hari n'ibintu byinshi byashyizweho, inzego nyinshi zashyizweho kugira ngo zifashe abantu babana na virusi itera ubwandu bwa sida. Nukuri ntabwo ukwiye kubaho nabi,
ntabwo ukwiye kwihisha, ntabwo ukwiye guhisha imiti. Fata imiti yawe neza, wigirire icyizere, ubuzima ntibuhagarara. Nkuko twabibabwiye, Japhet afite ubucuruzi kandi amaze imyaka 10 n'ingahe akora, we n'umufasha we. Nawe inzozi zawe ukomeze uzikurikirane, nimba ukiri umusore iga urangize, nushaka uzaminuze cyane kurushaho, ukomeze ubuzima bwawe. Hari ikintu Japhet yavuze ngo nukundana n'umuntu ukamubwira uko uhagaze akakwanga, ubwo si uwawe, hari uwawe uzabona. Kandi birashoboka ko ushobora no kubona utanduye mukabana neza, birashoboka. Ariko wiyiteho, ita ku buzima bwawe, utinyuke, ntabwo ariyo maherezo. Turabashimiye rero ko mukomeje kudukurikira, turabashimiye ku subscribe zanyu, turabashimiye ko mureba Isibo TV. Dukomeza kubakangurira ko iki kiganiro mutagomba kugicikwa, gitambuka ku cyumweru saa 1:30 aya masaha, kandi buri munsi tuba duhari, nta munsi dusiba. Ariko nimba hari ibiganiro byagutambutse cyangwa ari ubwa mbere ukibonye kuri Isibo TV, jya kuri The Barbara Show kuri YouTube, urasanga ibindi biganiro byatambutse. Nkuko buri gihe nsoza iki kiganiro mbivuga, kandi n'ukuri bivuye ku mutima wanjye, ndakwifuriza umugisha w'Imana. Urakoze gukurikira ikiganiro The Barbara Show. Nimba ukibonye kuri YouTube The Barbara Show, kora subscribe, ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza. Nimba udukurikira kuri Facebook, nimba udukurikira kuri Instagram, komeza udukurikire, turakwishimiye cyane. No kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru, ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV. Turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana ibaho umugisha.